reka nongere mbahaye ikaze rero, mbahaye ikaze, karibu kuri Rwanda, mbahaye ikaze Jeme Muhirwa, Shalom Bashem Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Yaakov Muhirwa ba Yeshua HaMashiach maze anahinu kholokhimiri lokhot hayom. Uyu munsi tugiye kureba iki? Tugiye kureba Minisiteri y'Uburezi yananiranye. Ese nukubera iki Minisiteri y'Uburezi yananiranye ko abantu benshi bakunda kubivuga? Biterwa n'iki? Kuki abantu batareba impamvu ngo barebe? Kuki umuministri aza undi akagenda, akaza akagenda, hakajya hundi gutyo imyaka ikaba yihize ari 30? Minisiteri y'Uburezi yarananiranye nkuko bikunze kuvugwa n'abantu benshi cyane ko idashobotse, yananiye abantu. Ese yabananije iki? Reka nze mbigusesengurire turebe. Ese nabadashoboye, n'amafaranga, cyangwa se ni imibare ahubwo yananiranye kugira ngo abantu bananirane? Reka turebe rero. Turanareba nanone uko mu bindi bihugu bimeze. Ese cyo bita ubumenyi, inyurabwenge cyangwa se kumva, imyumvire bihurira he, bitarira he? Ese bifite izihe ngaruka muri iki kibazo cya Minisiteri y'Uburezi yananiranye? Ese ikibazo cyakemuka gute? Ayo mafaranga yava he? Imibare yahuzwa gute kugira ngo ibintu bijye mu buryo noneho ireme ry'uburezi naryo rizamuke nkuko twese abanyarwanda tubyifuza? Ese ibi bintu birashoboka cyangwa se n'inzozi? Tugiye kureba ukuri nicyo twifuza, noneho turebe n'ukuntu ibyo bintu byashoboka. Ariko tubanje kureba uko bihagaze, noneho urebe, kuko niyo waba umeze ute udafite iyi mibare, kuko ntushobora gutekereza gusa ngo uvuge ngo ibintu bizikora. Ariyo mpamvu ubona umwe aza undi akagenda, umwe avamo undi ajyamo undi avamo ajyamo, imyaka ikaba yihiritse ari 30, ikibazo kikaba cyarabaye agatereranzamba. Minisiteri y'Uburezi ikaba yitwa iyananiranye nkuko bikunze kwandikwa mu bitangazamakuru uko tubibona hirya no hino. Twinjiremo rero nta gutindiye, kubanza kandeho like kugira ngo ubutumwa nk'ubu bujye bugera ku bantu benshi cyane, noneho abantu bagire yanyurabwenge izamutse. Mbere yo kwinjira rero reka maze nkubwire nti inyurabwenge ya mbere ugomba kubanza kugira ngo usobanukirwe ibintu ni ijambo ry'Uwiteka, kuko ibyo mvuga byose niho mba nabivomye, noneho nkahuza n'ibyo Mwuka Wera banyeretse. Ariko muri kibazo cy'uburezi reka twinjiremo mbacire ku mayange mbere kuko giteye nuko gishobora gukemurwa. Noneho iyo uzi ikibazo byanze bikunze ibisubizo biraboneka. Abandi ntacyo baturushije kugira ngo bagere ku byo bagezeho. Urebye imyaka 25, 30, 40 ishize, Abashinwa bari inyuma, Abahinde bari inyuma, ari abantu tubona ari abacayi niko twita. Ariko se uyu munsi za Singapore zose ziriya zabigezeho gute? Byagenze gute? Ngiye kubanza mbere ikibazo ko kiteye, noneho ibisubizo bizaza mu zindi video zizakurikiraho nyuma. Ariko reka tubanze turebe ikibazo cya Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda uko giteye, nuko cyagiye gikura n'igisubizo twazagishakira mu bihe bije. Reka dutangire rero nkwereke uko icyo kibazo giteye. Reka turebe rero ukuri kw'ibintu. Hano hari ukuri n'icyifuzo, ibyo twifuza ko byagerwaho, noneho turebe n'iki imibare itubwira. Ese imibare itubwira iki? Bwa mbere na mbere reka turebe ingengo y'umwaka w'amashuri ukomeza mu Rwanda, miliyoni 900 z'amadolari ingengo y'umwaka. Noneho kugira ngo izo mpinduka zibe, hakenewe byibuze hagati ya miliyari na miliyoni 200 na miliyari na miliyoni 500 z'idolari. Ni ukuvuga ngo harimo ikinyuranyo cya miliyoni 300 na 600. Kuki amafaranga rero afite akamaro? Turebe umushahara wa mwarimu. Kabiri, umushahara wa mwarimu ku kwezi mu Rwanda uri hagati y'amadolari 250 na 500. Aya ni amafaranga make cyane ku buryo agira ingaruka abantu batabona za kukanya, ariko z'igihe kirekire uko bigenda byiyongera nibyo bitera rya reme ry'ubuzima ritameze neza. Ubundi umwarimu mu Rwanda uyu munsi yagombye kuba ahembwa hagati y'amadolari 700 n'igihumbi. Izo mpinduka zaba urumva ko harimo ikinyuranyo cy'amadolari 200 na 500. Aya ni amafaranga menshi cyane yatuma umwarimu agira ubuzima bwiza kugira ngo agire ubushake bwo gukora akazi neza. Abanyeshuri kuri buri mwarimu, ibi bintu nanjye ntabwo kera najyaga numva ko bifite ingaruka.
abanyeshuri benshi kuri mwarimu. Umwarimu usanga afite abanyeshuri ahandi muri primaire na secondaire niho turi gufatira, usanga afata abanyeshuri hagati ya 50 na 60. Ubundi kugira ngo ibi bintu bikunde neza, umwarimu agomba kugira abanyeshuri bari hagati ya 25 na 30 batarenga. Ubwo ni ukuvuga ngo amashuri agomba kwiyongera, bivuze ngo byikubye kabiri, buri mwarimu afite abanyeshuri bikubye kabiri. Kane, hano rero aho abantu bigira za science n'imyuga muri za laboratoire ni hake cyane, byibuze amashuri 3 kugeza kuri 5 agomba kuba afite laboratoire yabo. Hano harimo ikinyuranyo gikabije cyane, kuko usanga hamwe nta nahari. Ni ukuvuga ngo icyo kinyuranyo nyine ni kinini, abantu baritoreza he ibyo bize, atari bya bindi bya kera umuntu yigaga kumemoriza kugira ngo ufate ibintu mu mutwe gusa utazi icyo bisobanuye. Gatanu rero hari ikibazo gikomeye. Gahunda y'imyaka 10 ya leta yishyuye, ni ukuvuga ngo uburezi, minisiteri y'uburezi ikaba ifite gahunda y'imyaka 10 yishyuye. Ugereranyije n'imibare uko bitwereka, iyo gahunda ntayihari. Ni ukuvuga ngo bimeze nk'aho umuntu udafite kuzigama bucya mu gitondo yisanga ku muhanda. Iyo umushahara umwe w'ukwezi kumwe cyangwa imishahara y'amezi 2 itaje, umuntu yisanga ku muhanda nuko bigenda. Ni ukuvuga ngo niba tudafite gahunda y'imyaka 10 irishye, ntabwo bikunda. Iyo gahunda rero imyaka 10 ni miliyari izi ngizi ebyiri hano, byibuze buri mwaka, kuko harimo ikinyuranyo gikabije cyane. Izi miliyari ebyiri buri mwaka ukaziteganya, ukavuga uti hagize ikibazo kiba, dore uko byagenda nuko nabikemura. Ariko iyo gahunda idahari, byanze bikunze uburezi, ireme ry'uburezi rihatera ibaba, ugasanga abantu bararangiza batazi gusoma no kwandika, batazi mbese ibintu binyuranye, nta bumenyi bw'ibanze bafite. Ibintu bishoboka gute? Iyo umaze kubona ikibazo uko giteye, nuvuga ngo wakugira minisitiri w'uburezi uyu mwanya utazi kino kibazo, ntacyo wabukora. Niyo mpamvu haza mu minisitiri undi akagenda, kubera ko ntabwo bafite iyi big picture, ntabwo bafite iri shusho, iyi image. Ese nkeneye amafaranga ameze ate, abarimu bakeneye amafaranga angana ate, kugira ngo ibi bintu dutekereza twumva gushyira mu bikorwa twabigeraho gute? Nicyo kibazo cya minisiteri y'uburezi. Reka nze dukomeze nkwereke uko iki kibazo giteye, noneho tuzazi dushaka n'ibisubizo by'iki kibazo. Hano rero reka turebe ikibazo abantu benshi badakunze kwitaho cyangwa gukurikirana. Abantu benshi bumva ko iyo umuntu afite PhD ari professor azajya muri minisiteri y'amashuri agahita ayishobora bikarangira. No, hari ikintu bita ubwenge, inyurabwenge n'imyumvire. Iyo imyumvire itari hejuru ya byose, nta rufunguzo rwo gukora ibyo bintu bufite. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba ufite ubwenge, hakaza inyurabwenge, ariko hejuru ya byose hakaza imyumvire. Ubwenge rero ni amakuru uba ufite ku bintu cyangwa se ibimenyetso, ubumenyi bwonyine ntabwo bwagufasha kuyobora minisiteri y'uburezi, kubera ko ngo ufite ubumenyi, ngo ufite PhD, ngo ufite professor, ngo ufite ibiki byose. Niyo mpamvu ubona babashyiraho, ahubwo ukabona bameze nk'aho ntacyo bakoze. Hari imyumvire. Iyi myumvire niyo rufunguzo rwa byose ngo tujye kubibona, ariko mbere yaho tujye kunyura bwenge. Inyurabwenge ni ukumenya gushyira ibintu mu bikorwa ukoresheje bwa bwenge nyine ufite. Hano urugero buryo dutanga ni urwo muri Bibiliya rwa Salomo. Niyo mpamvu abantu bapinga wenda Bibiliya bakavuga ati nta birimo. Ugomba kuyisoma kuva ku itangiro kugeza ku byahishuwe ubwawe, nta muntu uyigusomeye, nta muntu wabikubwiye, noneho kugira ngo ibi bintu byose ubivomemo, ubyipakiriremo n'iryo banga, niho twese tubikura. Bivuze iki rero? Ni ukuvuga ngo Salomo cya gihe Imana yaramubajije, nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Salomo yasabye iki? Yasabye inyurabwenge. Iyo nyurabwenge ureba hariya rero yasabye, Imana yaramubwiye iti kubera kubw'ibyo utasabye ibintu, reka ngewe nkongerereho imyumvire, understanding. Iyo myumvire rero iguha igisobanuro n'ubushobozi noneho bwo kumenya impamvu y'ubwo bumenyi nuko ubishyira mu bikorwa. Niyo myumvire rero.
imyumvire ihuza ubwenge n'inyurabwenge, noneho byose byahura uko ari bibiri nibwo ibintu bikoreka. Utabifite rero urumva kugira ngo ugire inyurabwenge urebe uti niyo mpamvu ntabwo nashobora kumbwira ngo njye muri minisiteri nyobore mbyemere kubera ko nzi ko ntabwo nabishobora, kuko n'ababanje ntibabishoboye kubera ko badafite ubu butumwa, badafite aya makuru, nta bumenyi babifiteho. Ikibazo kiri he? Udafite ikibazo ntabwo ushobora kubona n'igisubizo. Ni ukuvuga ngo kuki ntabyemera? Nta bije. Niba bije idakwiriye ibyo bajya gukoramo byose, ni ukuvuga ngo ni nko kwikina. Ni nko kwikina kuko byanze bikunze ntuzabishobora. Umwaka umwe, imyaka ibiri bizanga n'ibyanga kubera ko utumva ikibazo kiri guturuka, bizakujyaho nyine ugaragare nk'uwananiwe. Waba ufite ama PhD, waba ufite professor, ntabwo uzabishobora, ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo dusubiye inyuma gato, ya mafaranga nakweretse miliyoni 900 z'amanyarwanda ayo bije bifite, ariko bigomba kuba hagati ya miliyari 1.2 n'ebyiri. Urumva ko ntabwo bishoboka, ntabwo bivamo. Wa mwarimu ntabwo azabona amafaranga ahagije yo kumutunga, aho bakorera kwimenyereza ibintu nk'ibyo, byanze bikunze byose bizapfa. Noneho abasohotse bagiye ku isoko usange nta bumenyi bafite kubera ko amafaranga nyine akora ibyo bintu byose ntabwo ahagije. Nicyo kibazo niho ruzingiye. Dukomeze rero tureba imibare, noneho tuzagaruke tunareba uko twakwanzura tuvuga tuti igisubizo cy'ibintu cyabikihe, aya mafaranga yava he, byagenda gute kugira ngo aboneke. Abashinwa barabishoboye, Abahinde barabishoboye, aribo bantu tubona mu by'ukuri turebye dusubije amaso inyuma tukareba imyaka 30 ishize, abantu basuzuguritse kurusha birabura kure na kure. Kuki babishoboye rero, kuki twebwe tutabishobora? Icyo ni ikibazo ugomba kwibaza uyu munsi kugira noneho bigutere wa muhate wo kuvuga uti bara niba barabishoboye nadushobora kushobora. Za Singapore turasubira tujye mu mibare turebe babishoboye gute, twebwe bitunaniza iki kuki tutabishobora. Burkina Faso urabona intera nayo ifite mu myaka 5 gusa, ni kuvuga ngo natwe twabishobora nta kabuza. Reka turebe rero ko byifashe mu bindi bihugu. Hano hari byo nita tier 1, reka twongere dukoresha umutuku. Tier 1 ni ibihugu bavuga byatembere, hakaba tier 2 ibihugu biciriritse biringaniyemo hagati, noneho hakaba no muri Afrika. Turebe uko bihagaze tugereranyije n'u Rwanda. Muri tier 1 turabona muri Amerika hano ifite bije y'umwaka ya miliyari 814, ni ukuvuga ufasha ya leta ukongeraho n'aya mareta, biriya bihugu ari amareta 50 yose yishyize hamwe, noneho na gahunda ya leta yo bita federal government. Ufashe federal government ugafata na states imwe kuri imwe ukayateranya yose hamwe aba miliyari 814, niyo bije y'uburezi muri Amerika. Mu Bwongereza bafite miliyari 125, Korea y'Amajyepfo ifite miliyari 45, Singapore twavugaga yateye imbere mu minsi mike ifite miliyari 20, hakaza no Finland ifite miliyari 15. Aho ni muri tier 1 twavuga ibihugu bavuga byateye imbere. Tier ya kabiri rero ni ibihugu birimo hagati no hagati. Ubuhinde tuzi ko butamaze igihe kinini buteye imbere, bufite miliyari 100 ku mwaka z'idolari. No kuvuga ngo uburezi bugomba kujya imbere, kuko igihugu kidashyize uburezi imbere ntabwo bikunda. Urabona Abahinde nabo bari abantu basuzuguritse, ariko reba batangiye gushora mu burezi, bari hose nibo bayoboye, nibo kizigenza. Muri Brazil bafite miliyari 80, muri Mexico miliyari 60, muri Indonesia miliyari 50. Afrika y'Epfo nayo irakanyakanya mu bihugu biringaniye, ifite miliyari 22. Hano rero muri Afrika, tureba muri Afrika kizigenza muri Afrika. Urumva Afrika y'Epfo twavemo ko iri muri tier 2. Tugera muri Afrika, Misiri ifite miliyari 15, Nigeria ifite miliyari 12, Kenya ifite miliyari 8 z'idolari, Ghana burya nayo ntagikanganye cyane ifite miliyari 4 gusa. Uburezi bwo muri Ghana ku mwaka bushora miliyari 4. Niyo mpamvu Ghana nk'igihugu tumva gikomeye, aya mafaranga ni make cyane kuri Ghana. Noneho ugeze mu Rwanda, iyo ugeze ku Rwanda ku mwaka miliyari twavuga hagati ya miliyoni 600 z'amanyarwanda na 900, tuvuga wenda max yabaye menshi ni miliyari 1 nayo ituzuye. Nubanga ibintu bimeze gutya rero ntabwo bishoboka. Urebye hano kuri bar chart nakoze,
reba ikinyuranyo kirimo uko kimeze. Urabona uko bimeze. Ni ukuvuga ngo u Rwanda ruraha, reba Amerika iri, ni ibihugu bibiri bidashobora kugererana. Ibi rero bivuze iki? Bivuze ko hagomba gushakishwa ayo mafaranga agashorwa mu burezi. Nkuko turabivuga, tuzanavuga wenda kuri za ruswa, ibibazo bya za ruswa bibaho, wenda turebe ibibazo by'akazi, uko akazi kaboneka, turebe transport, uko transport ikibazo cyakemuka. Hano hantu ubutaha tuzareba ayo mafaranga y'uburezi ahantu yava, uko yacungwa, uko byagenda kugira ngo ireme ry'uburezi mu myaka 10 rizamuke. Ni ibintu bishoboka. Ntago ari kuvuga ngo ngewe nuko wenda ngirirwa ubuntu n'Imana ikaba yabimenya nkabikwereka, nta hantu wari wabyumva. Critical thinking or critical thinkers nibo dukeneye mu Rwanda. Apana abandi baza bakarwanya ngo umuntu azahindura ibintu abaye president. Ntago bigombera ko uba president ngo uyobore uhindura ibintu. Wenda hora babivuga ngo ngewe ngo ngira president, nimba president nagira gukina gute. No, manzi ugire big picture y'ibintu y'icyazo ko giteye. Niyo mpamvu bashyira mu ministre cyane cyane mu burezi twibane kureza uyu munsi bikananirana kubera ko adafite big picture. Ugomba kugira ishusho ngari y'ibintu kugira ngo urebe uko ibintu biteye. Ubwo rero tuzavuga aya mafaranga ko yaboneka, uko byagenda, ni ibintu nanyujijemo amaso ndareba kuko iyo mbyeretswe ngiye mfite ahantu mbyandika biri kuza, namara kubyandika nkajyamo nkabishakisha noneho nkakora ibintu byose nkabishyira hamwe kugira ngo mbibereke. Disclaimer rero ni yihe? Nta muntu ubantumye, ni ibintu ngiye nerekwa, namara kubyerekwa, yaba iby'ijambo yaba ibingi byose ibyo mvuga abantu bakavuga wenda ngo urarwanya kanaka. No, ngiye nta muntu mbarwanya, ahubwo ngewe ndi wa muntu utekereza natekereza nkabishyira aho ngaho. Critical thinker nibo dukeneye mu Rwanda kugira ngo abantu natwe dushyire hamwe. Ni ukuvuga ngo abantu turi hamwe kubera ko Abashinwa babishoboje iki, Abahinde babishoboje iki, kuki tutabishobora? Hano rero kubahoraga bibaza impamvu Minisiteri y'Uburezi yananiranye, yabaye agatarana nzamba, ngira ngo ugize ishusho ngari ikibazo ko giteye. Noneho nimubonye ikibazo ryabuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka, uwumva niyumve. Hano ushobora kuhahera ukavuga uti aya mafaranga dukeneye tuzayavana he, bizagenda gute? Abarimu bizagenda gute? Amashuri kuyubaka bizagenda gute? Noneho ibyo bintu bifite gutya, ni ukuvuga ngo kubishyira mu bikorwa biroroha kubera ko ufite roadmap yo gukurikira. Noneho ngwe nk'urugero rwa Bibiliya urabona uko ingana, nkubwiye ko ushobora kuyisoma mu mezi 6 cyangwa umwaka, ni nk'urugero ntushobora kubyumva kuko uravuga ati no, ntibishoboka. N'iri reme ry'uburezi rero birashoboka kurizamura mu myaka 10. Ntabwo ari ikintu gifata umwaka 1-2. Ariyo mpamvu mu minisitiri ajyaho imyaka 3-4 bikanga kubera ko nta gihe afite cyo kubikemura. Ariyo mpamvu ubona abaministre mu myaka 30, 16 bose umwe avaho ndakajyaho bikanga, ataravuga ngo bakoze ibyo bakora. Hano mu bindi bihugu wabonye ko nubwo bajyagaho bafataga ibyo bakora kubera ko bafite budget, bafite gahunda, bafite plan. Udafite plan muri iyi myaka ntabwo ari ibintu ugomba gutekereza gusa ngo byumvire nk'abarundi abashingana ko babivuga. No, you have to have a plan, otherwise you are done. Niyo mpamvu bagushyiraho imyaka 3 bikanga, umusaruro ukaza, ireme ry'uburezi rikaba riri hasi bikanga. Niyo mpamvu kubishobora rero ni ukugira big picture, ukagira ishusho ngari. Wamara kugira ishusho ngari, noneho ugasaba n'Uwiteka nawe kugira ngo agufashe, kuko byanze bikunze abantu impamvu bashaka gupinga Imana, bashaka gupinga ibintu bya Bibiliya, nuko batabizi, batabyisumiye ubwabo. Izi nyurabwenge, ubushobozi, kumva imyumvire, byose tubivana mu ijambo ry'Uwiteka. Iyo umaze kurisesengurirwa wenyine ubwawe, nibwo urebe ibisubizo, aho kugira ngo ube ikibazo buri gihe. Turebe uko abantu batera imbere, turebe burya abantu nibwo bukungu kuko nk'ubu urarebye ubona ko urashyira mu investment mu banyeshuri, mu myigire, mu myaka 10-20 bizatanga umusaruro uruta wa zahabu na gold n'ibindi byose, kuko ubutunzi bwa mbere igihugu gifite n'abantu, kandi abantu badafite ubumenyi nyine igihugu kidashoye mu bumenyi ntabwo kiba gifite gahunda ihamye izatuma icyo gihugu gikomera cyane. Nguko rero ko biteye ikibazo cy'uburezi. Ibisubizo tuzasubira ubutaha, noneho dutangire turebe ibintu bimeze gutya na gutya. Imyaka 10, gahunda y'imyaka 10 yakemura ibintu imeze ite.
noneho tubigabanye ku mwaka. Nitumara kubigabanya ku mwaka ni kurya inzovu. Urya inzovu gute? Inzovu kugira ngo uyirye uyigabanyamo uduce duto duto, ugafata umwaka ukavuga uti niba mu mwaka hakenewe miliyoni izi n'izi, abarimu bazahembwa ngahe. Icyo gihe kwigisha kujya mu bumenyi mu burezi bizatanga icyizere, bitange kumva ko biteje ishema abantu babikora, noneho nabo bihugure n'amahugurwa nyine nabyo tuzabijyamo, nkwereke ko ibintu byakemurwa, ubundi igihugu nacyo kizamuke gitumbagire. Kuko nta burezi nta bukungu. Abantu bari aho ngaho, ubushomeri nabwo buzagenda gute? Barasohoka bagasohoka. Hano abantu babitera mu rwenya bakavuga bati abantu b'imyaka 80, 60, 70 banga kuva mu buzi, abatoya basohoka buri mwanya n'amadiplome, bizagenda gute? Ibyo byose tuzabyinjira muri ubutaha, nkwereke tujye tuzana n'ibindi. Nawe igitekerezo cyawe kizane, tuzakurikizaho transport, turebe ukuntu transport nayo burya ifite akamaro mu mizamukire y'ubukungu bw'igihugu, ku bintu byagenda kugira ngo ibintu bikemuke, n'ibindi byose tuzagenda tuganira. Ariko uyu munsi bwa uburezi, impamvu noneho Minisiteri y'Uburezi yitwa yananiranye ngira ngo arayimenye, ubutaha tuzabyinjiramo turebe ibisubizo by'ibyo bintu. Abo twabanye rero nkabashimiye, mbere yo kugenda kanda like wiyandikishe, nawe ukomeje kwiyandikisha, birangaragariza ko munyotewe ko igihugu cyacu natwe cyatera imbere kikazamuka, ntituzasigara inyuma nk'ababoyi b'abazungu ibindi bihugu byose bitumbagira. Bantu babishoboza iki? Nuko nguko ubishobora ugenda winjiramo ugafata nk'uburezi ukabutakaringa, wamara gutakaringa ubwo burezi rero ugafata indi sector, ugafata irindi shami, noneho buhoro ya nzovu bikarangira uyikwije. Reka mbareke rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, todaraba, tov meyo.